Anjye hari umuntu ajya gukubita ngo ni ku mutayi umeze gutya. Ukabona Killaman uri kubona uriya mutayi. Ngewe ushyira comment ndavuga nti Killaman ati hafi yaho sabe ko niyo wagendaga wahuraga n'igitsina gore cyane urumva witwa Prince Kid nawe ntibyamugendekeye neza kuko nyine yari afite ahantu ahura n'abagore cyane buriya rega ibishuko ibyaza ngo ubundi witwa Killaman niwe muntu uri guhura n'igitsina gore n'abantu babiri ubu ngubu bari guhura n'igitsina gore cyane witwa Killaman no muri Kigali protocol nyine bamutanguye Mita Joshua abo niba basore bafite access ku byana kandi bikeye ku buryo bworoshye mu bihanduringa muti Rwandaringa gukinana n'abakobwa se kuba akazi kawe nyine kegeranye n'abakobwa cyane ugasanga nyine murahura cyane kugira ngo ubihandoringe nyine no ntibigugushe mu cyane ntibigusenyere badukoresha irebanga ntibigusenyere Byo na mbere usaba Imana kuzaguha umugore mwiza nyine kwizera kubaha ibyo nibyo bigeraho rero ikindi abakobwa nyine bose bagomba kumva ko basanzwe barasanzwe umutwe yawe wundi ugomba gushiramo kode ko umugore wa mbere mwiza ari umugore wawe wa kabiri mwiza ari umugore wawe wa gatatu mwiza ari umugore wawe kugeza ku 100 undi mwiza utaza ari uwa 101 muri kantu kureba gutyo ye kutabishobora ubundi urabaza iki Bako nyiri singa rigimbo n'umukobwa nkabona ni mwiza wajya hirya ejo najya muri show imwe yonyine ukatonde mwiza abona undi ejo namanuka najya mu mujyi ngiye kwigurira nk'agakweto nkabona undi mwiza cyane tamwana ariko Killaman uko aba bana nawe yabaciye abona nta gihinduka ubona bisanzwe nyine ariko noneho Killaman noneho amaze kubigezaho bitewe na quality ya filime asigaye haza abagore umuba aho bigeze ko ndi gushaka kujya muri filime za ngiye Killaman ngiye mu minsi ndimo ndashaka kujya muri filime ze ese Killaman ntago wakijisha ngiraro atari rimwe abagore umuba ntago ntazini cyane rimwe abagore 25 bose baba barimo barakunika yose ariko munika hari abakunika ari njye uhashira ari njye wiyenye nta kuntu waba ku gitifu nkabujyaho ubundi nanjye bakanika hari abo bakubita inkoni ari ubundi baranyuma ari kurubura n'inkoni ukabukubita gashi ngoga ati wagiye wambara neza ibyo soko wamigi wamingoni ngo je gukubita wagiye wambara neza ariko abagabo mujyana n'imitsi uko buri kantu mujyana n'imitsi ngo abagore 400 abagore 400 Regis onganga baritazare onganga uko mujyana n'umutsi ariko kandi mabona hari nk'umusore ushobora kuzura muri filime agahera ku actress wa mbere ndise sarimo uhe Soroba Soroba yakoze iki Soroba hanyuma mbona ya filime se wayirambamo nawe wayirambamo Soroba ataguhaye umugisha tumvikana na Soroba nene n'umuntu bita Mitsotsi ariko ngo niyo wita onganga muri Killaman se ntabwo ndi bumwitare urumva ntabwo ngo buriya Mitsotsi filime ze wazirambamo uri umukobwa gutyo ugomba kuba ufite rero ukina nyinshi cyane agapromote yahageze gutse tunari tumuzamure yisobanure na promoteri cyakiramuha kamuzamure bari ubundi kiramuhama
ariko Muhammad atisobanuye ariko oya ngiye kubaza ngo Killaman tekereza ikibazo cyawe ngiye kubaza ibibazo byinshi cyane tekereza ikibazo cyawe ubigenza gute kugira ngo filime zawe abantu bazijyamo bahite babona bakunze ubwo babona ufitiye karite umuntu ugiyemo nabonye bose abasore bose bo muri filime zawe bashatse byagenze ngo abahe hari uwamuniga ufite tatuwaje nabonye ari icyana yicurikana witwa Devu afite icyana yicurikana witwa Micky dore afite icyana Tamira uretse ko mwimeze ari gutamirana naga promota ariko turamuze kubeshya amana kuko byashinjwa ko aga promota rwose irihe banga riri muri filime ya k'abahungu barimo rwose baba bameze neza Killaman wakize muri filime nkareba ko nanjye nakuramo umukunzi ariko se bwana Burikantu we ugenda ashinjwa iki bro umva umukobwa wacu urashinjwa kuba wafata umutungo wa Regis ukawibaruza ku byo butemewe n'amategeko uwo ni kuzine wanjye bro kuzine arasetsa umuntu mwana ese mubyara w'umuntu mwaga kuba muri kumwe Daddy urabizi ko ata promotera Micky baba arabakuze akabakuze barasetsa ako Daddy n'umukuze nikuze wanjye ibaze kayo makuru ari ibaze ko nyine Killaman yakiriye amakuru y'ubukuze bwa Micky naga promota ubu tuvuga Daddy muzima ntabwo none se gute ugira kuze n'umwereke Daddy ntabwo yabakiri Daddy ubwo byose ari kuzine kuva kwe muryango kuva kwa Bucyana musatsi yakuvuga n'ababyeyi mu mazina ko Micky Bucyana ninde Micky yirukanze Micky yamwihorera icyiza nuko buretse ibi bintu byanyu mwihaye wowe yaga promota noneho nsigaye mubona n'umukobwa nkagira ubwoba hari abantu muri ino industry mbonana n'abakobwa Micky ahari reka tumuzamure yongere yisobanura nkahita mbibagirwa ni ukuvuga ngo iyo mbonye umukobwa uri kumwe n'umuniga bita DJ cyangwa nkabona umukobwa umuntu bita MC Nari ya followinga abo bakobwa baziranye na DJ MC Nari na Jean Marie Mikorojeni noneho ubazi bose ageraho nkabona barahana na push Micky naga promota shaka ngo ni waga promota ni kuze wawe gukwandi ako si ikibazo kiriye nikuze wanjye ndetse ntabyuzi Bucyana uramuzi se ariko se ufite ikihe kibazo mani nyine Bucyana uramuzi aha ako Daddy kuki udashaka kumvuganira mu mafuti ntabwo yakuvura mu mafuti Killaman ayo manyanga ntabwo ajya mu manyanga ntabwo ajya ruswa Killaman buriya ni Daddy urukundo ahari urukundo arahashyigikira urukundo yemera n'urwa Titi Brown na Nyamba naba beza aho naga promota n'ubukuze bwayo ntabwo abiri ariko Burikantu we ariko nuzi ko n'umwana mwiza bro byo kuko bizinjya mbijyamo koko abyo nzi ati yo on risk ubwo buriya bijyana gakeya hajemo ibintu by'ubukuzi ndiruka harimo n'afande Regis kuko ntazinye ukeneye gukundwa ibigumira ujye gushyigikira utazi ibyo abakuze ejo mutamire Regis avuga ati nacyo cyara nawe yemeraga ubumanzi bwe n'ubunyangamugayo ase kuki mwumva mwaneranya na Regis birabungura iki ahubwo mugiye kwirega si byabafasha kurenzaho komeze muneranye n'umugabo wanjye mufite aho mwungukira urukundo ni rwogere mu bintu by'amanyanga byo ntabwo twakenera
ariko utabeshye ubona Regis na Micky bakundana. Ndabo mbona baterana babeshya. Tugarukeho neza. Bona bakundana. Abakundana ariko nta garanti bifite. Bakundanira he? Kuri kamera. Kamera. Nese umugati yababeshya turakundana. Nakundana ariko nta garanti bifite. Ese kuki gushyira ngo nta garanti bifite? Nta myaka ibiri. Nta myaka ibiri. Jya wubaha abakuru Micky rero jya wubaha abakuru buriya abarakuzi. Buriya aba yabibonye mwese arabazi. Urakuzi. Nta myaka ibiri. Ubwa mbere mbona Micky yarari kumwe ubwa mbere mbona Micky twari twagiye gushaka amakote tuzambara mu bukwe bwa Killaman. Ese we tetwa Avec batatu. Icyo gihe wari uri kumwe n'undi mugabo ntazi. Mitsutsu se nibyo ushaka kuvuga bivuga. Mitsutsu ze kubundi nawe ngurwego rwo twamaze kurumenya. Ngo kugira ngo rwose filime yirambe ngo hari sene udashoboye. Daddy nimba bano bantu twarahuye tugiye gukodesha imyenda yo kuza twambaye mu bukwe bwawe kuki bahise batekereza ibindi? Hari byinshi nyuma y'ibyo ngibyo. Abantu bose ukuntu mwari banagaruza usa n'wenda bwo mu. Oya ntabyo. Twagiye kureba ikoti nanjye ngiye kureba ikanzu. Vuga ikindi. Ese bo niki cyatumye wanga ni umva ko bigize. Ntukambaze. Niki cyatumye umuntu abona yuko bigize. Urumva wahurira n'umuntu wamwiko mu makote ukuba biragize gusa. Ngambwira ikintu wabonye. zirakufura Mitsutsu yarari gutera zari z'ubuhoro. Atera hehe? Ariko nuka tuzimuza uziko dushobora kuvuga ibintu nuza TikTok itubaninga. Arewe twahuriye ahantu n'ubundi nari nagiye kwipima imyenda yo kwambara mu bukwe bwa Kira nta bindi mwabonye. Ibyo byose muvuga mushaka kunanya n'umugabo wanjye birabareba. Ese mwe mwagakundanye? Regis se? What? Kuri kubyakaraza nkaho wagiraho. Nubundi ibyo byabaye imbere yuko mukundana ntacyo ntago none ikibazo rwose. Ntibyaruseketse niba wenda yahita yabibyuririraho mu gashwa. Ntago yabyuririraho. Kuko hari igihe umuntu aba yarabuze ibyo aheraho. Ndagusanga yicaye hano ibintu byose ari kubyumva. Yari kuri coding aho. None se ngo ibimenyetso dore ngiyo turi kubita. Ni impamvu ndi kwirinda kuba navuga ibintu bikomeye cyane. Kugira ngo rudasenyuka ngo nkingi y'inyuma isigaye. Erega n'undi rusenyutse bwo ntabwo rwaba rushitse rwa ruri ku marembera. Hari umwana nibone ufite umutaye muri filime za Killaman uretse mbaze mubereke ariko ngiye kumubaza agiye kumva tuganiriye bikomeye cyane. Kiguma numva ngafite umuntu bakunda ariko umwana afite imbwa y'umuvuto. Yitwa ngo kibaho. Fire. Yitwa ngo kibaho. Muri filime akunda gupota akunda gupota. Oya nako ajya yitwa Ndera. Akunda gukomatinga ku miziko yanjye ntigira nkaho ntabibonye. Yitwa Isimbi. Yaze ko akunda gukomatinga Killaman nabonanga kubonye. Igirane cyane. Ariko biraturitse. Ariko afite imbwa y'umuntu. Agiye kumva numva aranyandikiye. Hano ngo hari ngo nkirira kuri stati. Ndebye mbona harimo ikigabo ari gukina ari kumwe n'ibigabo. Ndavuga ati iki ntacyo nashyiraho. Ndavuga ndi kisingishyiraho. Shaka kandi keza. Promoter kwezi Aga kwacecetse. Uitane mu bugo umwana ko. Ndabintu nyiri umwana. Cyamuhamye gaga kimuhamye nuko abigenda. Ako wandetse mwana iki kiri kumama ngiye ko nyiri. Usubara icyo ufite kuko bwira abanyarwanda kuko nyuma yo gusenya urugo rwa Regis. Asa rusenye gute man uziko mwasaze. Regis ni uwuhe buryo? Regis ntabwo muzi. Uzi umugore we gusa Regis ntabwo muzi.
n'umubyara ngo nzi Regis njyewe ukora mu modoka mu gasya uyu mubyara utazi n'umugabo uyu mubyara no mukuziniye ko atangiye kuvuga umugabo we gakora iki atangiye kuzamo n'ifuha ibi bintu urabyumva atangiye kuzamo no gufuha kandi yo ngiye kubizwa ko ibi bintu kuko ibi bintu mbanze yeva niba bijya koko sima nibereye mu gikari koko ikibazo nuko ushaka ko ngusevinga kandi ndi mu bantu bashaka kuguta uri kuvuga ngo ntabwo uba ubizi kandi ubizi urabizi ibyo ngibyo byo ni ibintu dore wa mwana namubonye sha umwana mufitiye amatsiko ikibazo nuko ku mafoto reka ngusevinge oya namutwereke we ari kunkoma ko reka ngusevinge pe kuko mwana twarahuye amaso ku maso se wamunyeretse ko mu bukwe twese twari duhari mu bukwe nawe yari ahari kandi we muri kumwe nabwo ndamukwe kandi bazi gufatirana mu gihe cy'ubukwe umwana ari bujye nkanda zino nyashya Micky reka mikorohereze rati reka mikorohereze Micky uyu mukobwa ejo bundi nawe agiye kwa Gasana ni Honorine ikibazo cyawe nawe ugira ubuntu twa turi gusevinga Beko bano magari muri hari muri prank ngari kumwe n'ibindi bigabo ngo shira muri community ndareba numva agahira shiramo amarira ari gutakara ndagasa shira muri community amarira ari gutakara gushaka kureka nkubwiye bikana kunda imizuto cyane nje nagiye kwa muganga barampima bansangamo indwara yitwa ngo nyashiyoze indwara ngikunda gufata ngo agana inyuma indwara igufata ugatangira kwikundira ibintu by'inyuma cyane ugatangira gukunda abantu ukabona imbere si heza ahubwo inyuma niho heza ukabona umwana ari kuvuga ngo imbere ni heza ariko mana muntu usiga mukora amafoto mwene ashaka nawe ashyiramo ibintu bikabije umwana amwiziye umwana twarihuri none kubona yahindutse umuhinde umwana twarihura ariko none kansa ndazuminga bikundeba uyu mwana twarihuriye dura mu bukwe bwa Killaman ndamukwepa mbishaka kubera ko nabonaga ari ukuntu ari gusa bitandukanye n'ubusanzwe mbona hano hari n'akantu k'agakovu k'umwotso muri za 80 yes none kumbura ngo cyumva wamera gutyo agafite akantu k'umwotso hano ariko ukana kintu nakambwiye ako kakucumu uri kunyereka nyashi kakita umubano kajya kica umubano ngewe uramukunda muri make dore natari hano rero mumusabe kandi nshaka kuza muri filime hari ahantu hakubita abantu ari njye ubakubita ntananyishyura ahubwo ukaza utabara bakaba baguhungira yaza bajya kubakubita nkaza nirukana nguri tikirusha Jaja kumukubita Burikantu ahita mfata inkoni ngo gukubita umukobwa ngo nabobye Chikata gusangala matala musikitso patine gukubita abagore ngo ntabwo byemewe yazajya gukubita kuri nyasha akabona inkoni imisenyi ifata bagahita bazuminga hari uduteke tw'abahindu ubona nta kintu maze bakakwereka ijisho rimwe bagahita bahindura bakakwereka irindi jisho bagahita bakwereka noneho hano wahekenya amenyo wenda gupfa Killaman akajya ajya kurangiza episode ikagirangira nta muvunagwa ivumbi ryashimye ari njye utabara bariya bagore iyo seni ntayinyishyuri akanyishyura agenda nzajya niyishyura ari we gitifu yohereje
ariyo gitifu ariwe mudaso mukuru ngo ubuza Killaman kwihanira ariko ngo Killaman nahagera nkajya mufata gutya ngo nanamurushije imbaraga ngo namuzamuye ari mu bicumba shemwe nahangaha ngira abagore ngo mukubitaho mu apfuye man aha yo seni nago nayishyuza zikirari ryabarenze irari ryarabarenze pe oya buriya twebwe aricyo bita feminisme ikintu bita feminisme ukunda igitsina gore cyane kumva wakirwanira ishyaka mbese turwaye indwara yitwa buriyoze ikunda yo gukunda amabumyashi yo gukunda buri niyo bita nyashiyoze rero hakaza icyo bita feminisme Burikantu buranyanga ndakwanga niba nta nyasho rwose ujya kumva ndakwanze ntabwo ukabirwa ikintu dupfuye ariko uno mwana se twaraganiriye biguseka bro nakinze ukunda kuvuza ibintu byose tubura twabivuyemo ariko uno mwana ngo seri ese uramukunda bya nyabyo cyangwa ni nabyo kukwiro turuva numva ngasigaye ngari muri puranka gafite ngo n'umugabo ubwoba burantami naravugaga ngo reka fakinga kandi duhari ndavuga ngo reka nikarage aho tuzahura mu gihe negereje ko tuzahure tubura no kugira nk'umuntu udashaka kumureba ariko dadara hari mari dadara hari arakubahuza sedadi yasenye urugo rwubatswe dadi nagakunda ibintu bifekinze akunda ibintu bya nyabyo aheruka kumarinkira ngafite cana inde Honorine ni wari kuvuga ariko nawe wakobwa we nawe yagoroshye njye banga nicyo nibagiwe Micky ngo yaho wahereye umuvuga nawe ntabwo wawe ibyamaze ngo Honorine niwe wari ko mbese njye ntabwo yampereye kare ibya Micky bikagagwa n'agahe bivuge gahoro uzi ko umuntu uvuga asigaye yubatse nyamuneka utarusiye ese urwanyu ubu nimwarusenye wari kubatse se ariko we kubera iki uzi ko yari kunterera ivyo bundi murabyishe byose arabitera kangahe se ukeka ari mwanyaka mukasubiza inyuma Regis wajya hoteli ivi yagutera yashinga umutwe agutera indi yashinga umutwe yashinga ivi yashinga umutwe kubera iki dadi ngo ngatera ivi ngo yatera inda ngo kirazira ariko man izo nda mwazijyanye iwanyu ko ntazo dukeneye ariko ntugire ikibazo agapromotara hari ngagukiza agahinda kose wageze mubyara wawe se urumva yatuma niryamire mbareke sha witoro nifitiye akazi kandi ngo na Micky aragafite buriya barakica iki bakicira stage uraza kuza kivugisha ngo cyarwaye cyangwa byagenze gute nkubonye aho umusize sha wibeshye rero ntabwo nyererwa dadi kandi cyagiye nari ndwaye narakize arwaye inkoni za kwiyenza ndaka Micky naramukubise arambwira ngo nagazongera kwambara n'ubusa mu buzima busanzwe none namubonye ari ku mazi yahumuje dadi n'imbere y'Imana ziriya video zimaze igihe ntuzabinkubitire do wala zimaze igihe niduhora n'amaji nukuri kw'Imana dadi ziriya video zimaze igihe wabunuje ntabwo nyambara ubusa wapi narabimubwiye ko nazongera kwambara ubusa kaze nshongo tugiye neza dadi nukuri ntabwo nyambara ubusa konde ba turi gutegeza tukakugera mani Burikantu muzi ibintu muri gukora mutwe yazandiha urasundi mwambara ubusa shabyo we ntabwo uzi inkoni no kuri profile ndabona yambaye ubusa izi foto arazizi ni iza kera none se iyo bisezeye iza kera uzigumishaho nzajya gukora izo nambaye imyenda mibako nimureke kunteranya ejo batazantimbura habaze Micky ari gukora ku bice nzi ko atangiye gusana nyama
hoya ukuri Ariko Micky ari gukora kuri biceri ni byiza cyane umwana ari kugenda asanganya kandi twahuriye kwa Nuza twahuriye mu bukwe bwa Killaman Micky yagagaye mu Micky naramubonye nkajya mbona afite twatuntu umuntu azana mu bihe by'impeshyi kudukare mwene hano agamubonye ejo bundi nawe yatangiye ubusogize ngo mbere yaramureba Micky yari mwana wa mama mugira inama ubu busore bikomane bwaga mu moto ni ukubuhengera hayi ese kuze wanjye muramubaza iki kuze waba guys muramuke dadi ramuka muramuke kabisa koze